Bakristo nshuti rero dukomeje umutambagiro wo guhimbaza umunsi mukuru w'isakramento itagatifu. Ni umugenzo wa kera abakristo nyuma y'itambo cya misa aho batambagira Yesu Kristo muri quartier kugira ngo asure ingo zacu, asure imiryango yacu. Mukanya rero nkuko tubibona nyuma y'itambo cya misa kimaze kuba mu kanya itambo cya misa kabiri, abakristo twese twatugiye gutambagiza Yesu Kristo muri quartier iwacu mu ngo zacu, dusure kugira ngo tubeke ibyacu byose. Umutambagiro ufite akamaro kenshi, agaciro kenshi muri kiliziya, kuko ni uburyo bwo kugira ngo Yesu Kristo twereke ko tukiri kumwe kandi ko dukomeza kugenda ubuzima bwacu. Umugenzo rero urugendo rutagatifu ariko nanone ukaba ugaragaza ukwemera. Nakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Musa yandika amagambo y'Uhoraho yose, hanyuma azinduka mu gitondo cya kare, yubaka urutambiro munsi y'umusozi, anahashinga amabuye 12 yibutsa imiryango 12 ya Isiraheli. Hanyuma yohereza abasore b'Abayisiraheli batura Uhoraho ibitambo bitwikwa, maze ibimasa babitambaho ibitambo by'ubuhoro. Musa yenda igice cy'amaraso arayashyira mu nzeso, asigaye ayatera ku rutambiro. Nuko yenda igitambo cy'isezerano agisomeraho imbaga, maze bose baravuga bati, ibyo Uhoraho yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Musa yenda amaraso ayasigaye ayatera imbaga, avuga ati, aya ni amaraso y'isezerano Uhoraho yagiranye namwe. Bishingiye kuri aya magambo yose yavuze. Iryo ni ijambo ry'Imana.
mwanya rero tukaba tugeze muri centre ya Marembo rwagati, nkabona matora Dodoma hariya, ariko nyene ni centre isanzwe ishyuha buri munsi. Iyi centre rero umunsi ikaba ariho nano isakamento mutagatifu Yezu yasuye ikaritiye mu turere twose mu tugari twose hano yajya anyura. Marembo rero nayo ikaba yitaye kuri uyu mwanya, isakamento yo kuhagera, abakristu ni benshi. Impuzamuryango remezo ziteguye kuri ino site nayo kuba rishyushye zahashyuhije, imiteguro myiza cyane. N'ahandi rero hose twagiye tuhasanga abakristu biteguye kwakira Yezu Kristu, basanga muri karitsiye zabo mu buzima bwabo, bamwe n'abacuruzi imbere y'amaduka, imbere y'utubare hose rero ukabona abakristu n'abaturage basa naho bose baje gushungera, abatari muri gahunda basohotse mu ngo zabo bakaba n'abandi. Bigaragaza ko nubwo bamwe baba batazi gahunda ariko baba bazi uwo munsi mukuru w'isakaramentu mutagatifu. Twakomeje rero dukomeje urugendo rwo gutambagiza Yezu Kristu muri karitsiye ze kugira ngo adusure. Nitwunamire isakramentu ritagatifu, isezerano rya kera ryacaga amarenga n'iriku. Muri uyu mwanya tugeze mu marembo ya Rwakofe, ni hano tuje mu murenge wa Gikondo mu kagari ka Kanserege. Turimo kugana ku musozo w'urugendo rutagatifu twatangiye nyuma y'igitambo cya misa. Aha rero ni mu Rwakofe mu marembo ya Majerwa hepfo. Abakristo rero twaba dukomeje gutambagira mutagatifu, dutambagira isakamento mutagatifu nk'uko twabitangiranye. Nk'uko mubibona rero hirya no hino aho twagiye twakirwa n'abakristo baje gusanganira umwami w'abami Yezu Kristu, waje basanga abaturage bari hirya no hino mu ngo zabo, muri za butike, mu kazi kabo, bakaba bagiyeyo nabo basohoka mu muryango bakaza abenshi baje gushungera no gushungera, ariko dufate ko ari gushengera umwami waje abasanga. Umwanya rero nk'uyu umwanya kongera kugaragaza icyubahiro tugomba Yezu Kristu waje dusanga mu rwa rukundo rwitangira, rwa rukundo rwatwitangiye aduhaho Eucharistia nk'ifunguro ridutunga kandi ridufasha mu buzima bwacu bwa Gikristu. Dukomeze urugendo rutagatifu kuri uyu munsi Gatolika yizihizaho isakamento mutagatifu. Isakramentu ritagatifu, isezerano rya kera ryacaga amarenga n'iriku. Isakramentu ritagatifu, isezerano rya kera ryacaga amarenga. Tumaze kuzenguruka, twavuga agace kose kazengurutse Gikondo gakikije paruwasi ya Gikondo. Tukaba tugeze mu marembo ya Torirwa, aho dusanze abakristu biteguye kwakira nabo isakamento mutagatifu. Inyuma murahabona abakristu baherekeje bakikije isakamento mutagatifu baza bagana muri kiliziya. Iyi station tugezeho rero ya Torirwa ikaba ari station ya nyuma twavuga isoza urugendo rw'uyu munsi, kuko nyuma yaho tujya gukomereza mu kiliziya. Ariko tuhasanze umukristu witabiriye uru rugendo rutagatifu, twagira ngo nawe atubwire n'ukuntu yakiriye uyu munsi mutagatifu w'isakamento mutagatifu. Murakoze. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Mukasangwa Veneranda, nkaba ndi umukristu wo muri paruwasi ya Gikondo.
naturutse mu mpuza ya Saint Joseph, tukaba twaje kwakira isakaramentu no kuryishimira kuri uyu munsi mukuru w'isakaramentu. Madamu Veneranda, si ubwa mbere mu buzima bwawe nk'umukristu umugore mwitabiriye umunsi mukuru w'isakaramentu mitagatifu. Uyu munsi rero bizihije umunsi mukuru w'isakaramentu mitagatifu muri Paruwasi ya Gikondo. Tugusanze hano kuri site yateguye imbere ya Turirwa. Watubwira muri make icyo umunsi mukuru w'isakaramentu mitagatifu kuri wowe kwigisha mu buzima bwawe bw'umukristu? Umunsi w'isakaramentu ndawukunda cyane kubera ko duha Yezu mu Karisitiya icyubahiro, tukamutambagiza mu makaritsiye yacu, twiyibutsa ko ari umukiza wacu, ari we ukiza bose aho anyura hose. Ikindi gituma mwishimira ni uko ni ijambo ry'Imana rinyibutsa igihe Yezu ari mu Karisitiya. Rero biranshimisha kuba tuba twagize umwanya uhagije kandi ugaragara wo kwizihiza isakaramentu. Madamu Veneranda, tugerageze dukurure mu mateka yacu y'umukristu, umunsi wa mbere cyangwa se ukiri inkumi, ukiri umwangavu, ukurure uyu munsi mukuru w'isakaramentu mitagatifu uko mwawizihizaga, utubwire muri make buzabigiriza. Umunsi w'isakaramentu kera ndahera nkiri umwana nahawe Ukarisitiya, ndabyishimira, ariko kubera ko nari umwana ntago numvaga ibyo ari byo. Icyo nshimira Yezu rero, uko ugenda ukura uramumenya, uko ugenda ukura urabyumva. Isakramentu ritagatifu, isezerano rya kera ryacaga amarenga nirikurwe nirishya. Tugeze rero hano kuri Paruwasi, tumaze gusoza umutambagiro w'isakaramentu mitagatifu y'Ukarisitiya, umutambagiro watangiranye n'igitambo cya misa ya kabiri yayisoje. Ubungubu tukaba rero tugeze mu marembo ya Paruwasi, tumaze kuzenguruka inkengero zose zigize Paruwasi. Twahereye kuri ahahoze Banki Populaire, tukomereza ahagana muri marembo, tuzamuka kuri Bakofu no kwiturirwa. Ubungubu tumaze kujya kuri sitasiyo ya nyuma iri hano inyuma ku marembo ya Paruwasi, aho isakaramentu mitagatifu tugiye kubyakira, ari nayo sitasiyo ya nyuma mbere yo kwinjira mu kiliziya gusoza urugendo rutagatifu uyu munsi. Dushime rero abakristu mwese mwihanganye urugendo rutagatifu twakoranye nyuma y'igitabo cya misa. Dushimiye korali zadufashije, dushimiye abakristu bagiye ku masitasiyo atandukanye bagiye bakira Yezu Kristu mu isakaramentu mitagatifu y'Ukarisitiya kugeza amasaha tukaba tukiri kumwe. Dushimiye abana bahawe Ukarisitiya ejo, aho bagiye bahabwa Ukarisitiya, bahawe Ukarisitiya ya mbere. Uyu munsi bakaba baje kwifatanya n'abandi bakristu kugira ngo bakomeze kugaragaza Yezu Kristu bakiye ubuzima bwabo bwa Kristu guhera ejo. Uyu munsi akaba n'itsinda ry'abana bahawe Ukarisitiya ya mbere. Abo bose rero tukaba twafatanyije urugendo rwo gutambagiza Yezu Kristu mu isakaramentu mitagatifu y'Ukarisitiya. Ni umugenzi umaze gufata imizi mu Kiliziya Gatolika watangiye kera, aho bibukaga Yezu Kristu inzira yakoze, bishimira ibyiza bye, cyane cyane bamwishimira nk'umwami w'abami, bamwishimira cyane cyane rwa rukundo yaje atugaragariza. Uyu munsi rero twaba twazirikanye cyane igihango cy'abatisimu, igihango cy'urukundo twagiranye nk'abavandimwe duhabwa isakaramentu y'abatisimu, kandi dufatanye na Kiliziya yose. Tubashimiye rero kwa mwabanye natwe guhera mu gitondo. Yezu Kristu twakiriye umwami wacu, isakaramentu ry'Ukarisitiya twahawe duhabwa buri munsi. Isakaramentu mitagatifu ritubere igihango nk'abakristu dusangiye twese. Nyagasani aduhane umugisha. Mu kanya tugiye ku Kiliziya, aho tugiye gusoza no gushengerera umwanya muto, dushengerera isakaramentu y'Ukarisitiya. Twishimiye rero, tumwakire mu mitima yacu ngo twamwakire muri quartier, tumwereke ibyiza byacu byose, kandi tumureke koko atuyobore mu buzima bwacu.